avuga ko ari umunaziri w'Imana. Bibiliya mu ntoki nk'umwigisha ngo acengerwe n'ijambo ry'Imana. Nibura umurongo umwe mu byanditswe nk'ifunguro ry'umukozi wa Allah. Ja ni Imana nkuru, utayemera ntashobora kuba Rasta. Guhitamo gukora icyiza ukanga ikibi ni ihame ry'ukwemera, naho guhitamo gukora ikibi ni umugambi wa shitani ku kiremwamuntu. Ibi nabyo bigaragara muri Bibiliya. Amateka ye arihariye cyane: kugirirwa urwango akiri muto, gucikiriza amashuri ku mpamvu z'imiyoborere, gutotezwa, kwamburwa ubumuntu, guhimbwa amazina atamuhesha agaciro, gufungwa yitwa icyitso, guhigwa bukware muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni chapitre nyinshi. Izi chapitre zose zigize ubuzima bw'umuntu umwe witwa Rurangirwa Darius, uzwi nka Ja Bondi, igufwa ry'Imana. Mu minsi ishize, Ja Bondi yanditse igitabo cyitwa Tout n'a pas encore été dit, Hutus en Belgique, qui n'en avait une solution finale, Réflexion d'un ex-otage. Ni igitabo gisobanura ubuzima busharira yanyuzemo kuva kera ari umwana kugera inkotanyi zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu zikanahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Urwango yagirirwaga rwari nk'urwagirirwaga umuryango we wose, uhereye kuri se umubyara. Yibuka umubyeyi we agiye gukubitwa azira ubusa. Baramwangaga bakamuhohotera, ndetse n'igihe bigeze gushaka kumukubita turi kumwe, ndabyibuka ndimo mucungira igare, nuko haza kugoboka undi mugabo ndabyibuka ibyo ngibyo. Nari ndi mutoya, nigaga nko mu mwaka wa 5 wa 6 bityo. Kubera urwango yagirirwaga, yashoboraga kwihakana se umubyara, nako yarabikoze. I'm very sorry to say like this. Mu buhamya ntangana ibintu byabayeho. Ubwo ngubwo nasanze namubonagamo umuhutu. Noneho ndamubwira umuntu w'umuturanyi wacu ko ari we data. Nawe narinzi ko ari umuhutu. Nanga kumubwira data kuko narinzi ko nimubwira nshobora kubizira. Nimvuga data narinzi ko ndi bushobore kubizira. Mu mutima nyine ko hambwiye. Yajyaga abwirwa n'abaturanyi be ko bazamujugunya muri Nyabarongo. Hariya nabaye ahandi hantu muri komine yo bitataba cyo gihe na Kayenzi. N'abaturage bamwe na bamwe ntibatinyaga rwose no kumbwira bya bindi mu biganiro muganira nk'ubu ngubu tuganira, bakamwe ngo tuja kujugunya muri Nyabarongo. Yitwaga Inzoka. Banyitaga insharwatsi. Insharwatsi ni utiyoga twabaga ari utuntu tumeze gutya, filiforme nk'uko babivuga mu Gifaransa. Banyitaga insharwatsi. Iyo umuntu yishe undi inzoka bivuga iki? Ngiye namaje kugira ngo kwita umuntu inzoka nuko aba ari umugome. Ntabwo nari umugome ngewe, narakana. Ahubwo nasanze maze gusobanukirwa no gusoma Bibiliya, nasanze byari code kwica inzoka ukayimena umutwe. Umugambi wa nyuma kubateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi ni ukwica no kurimbura abo mu bwoko bw'Abatutsi. Ja Bondi ni umwe mu bahizwe cyane ku munsi wa mbere. Kuko umukobwa cyakora yaramubwiye ati Imana ikurinde, iryo jambo nararyumvishije. Ngeze muri saro nabonye imihoro n'amacumu imbere y'umuryango. Nibwo bamenye nagize ubwoba. Muzi intebe zo bitaga ngo nisheze moderne z'amagurane gutya. Narabarebye nshaka kwihisha munsi yayo. Ndanga no gukwirwa ko ndabyibuka. Basunitse urugi ndasohoka, mvuze urusaku nk'urw'umuntu wasaze, ndibuka ko nabwiye ngo ntimunyice. Inkuru ye ni ndende cyane, ku buryo amateka atanatuma nyir'ubwite amenya igihe cya nyacyo yavukiye. Ubwo ntiwakwirirwa umubaza iby'umunsi w'amavuko. Igihe navukiye cyo nta nubwo nkizi, ngira ngo na mama bari baranyumva ngo nta kizi rwose, ngiye kukubeshya. Bamwe bambwiye ngo navutse muri 62, abandi muri 61. Hari na mwidandite yanjye nasanze handitseho 59, ariko nyuma mama yaje kumbwira ko ivyo hari ukuntu ngo bagiye babihindura, kugira ngo kera abana bagendaga bahindura imyaka kugira ngo bashobore kwiga, kuko hari igihe cyagera gukabuta gishoboye kwiga, cyangwa se hari conditions nyinshi. Hari igihe bajyaga gusaba akazi bakagura turashaka b'imyaka iyi, ibyo byose nshobora no kubisobanura, ariko byabaga ari ibintu bagenda bitwaza kugira ngo discriminating uwo bashaka. Hari uburyo babigenzaga bakabikora, nicyo gitumye ngiye imyaka yanjye yagiye ihindagurika cyane.
yagiye ihindagurika cyane, ibyo byo ndabizi. Cyakora ikigero ndakizi, nshobora kuba ndimo abo tungana ndabazi. Igihe nagiriye mu ishuri, nibuka ko natangiye ishuri mfite imyaka 5 kubera ko iwacu nta bya bindi bita ngo kindergarten nta byahabaga icyo gihe, ngira ngo muri kino gihugu, kubera ntawe mama yajyaga ashobora gusigira abana ngo agende mu mirimo, byabaye ngombwa ko nkurikira abandi nkiri mutoya. Kutamenya igihe wavukiye no guhindagura imyaka kuri wowe, nabyo ubifata nka ubona hari aho bihuriye n'igihe u Rwanda rwari rurimo abategetsi bategura jenoside? None se nk'umwana wa burugumesitiri urumva yaraburaga ishuri icyo gihe? Ariko umwana utafite umuvuganira yashobora kubura ishuri ngo warengeje imyaka, cyangwa se ngo nta burenganzira bwo gusibira, kandi bamubujije kwiga babishaka, ariko bakamubuza no gusibira, bakabyita ngo yarakuze. Ugasanga umwana arabebera ajya gushaka amashuri, bamwe barava mu mashuri y'abagatulika bakajya gushaka mu baventisi, abandi ugasanga bakabebera bashaka amashuri. Byabayeho rwose ibyo ngibyo, ntawabitindaho, byarabaye inshuro nyinshi. Ibyo ni ubuhamya mfite kuri byo. Cyangwa ugasanga umwana ari kuri ibirometero 20 agiye kwiga, igihe abandi bakora ibirometero 2 byonyine cyangwa nta na kimwe bakora. Tout n'a pas encore été dit. Hutu sans Belgique, Kinani avait une solution finale. Témoignages et réflexions d'un ex-otage. Inyandiko y'igitabo cya Jabondi. Iyi nyandiko ivuga ku buryo yatesetse bikomeye akiri muto, biturutse ku muryango yavukagamo. Akiri muto, ibyinshi yibuka ni ihohoterwa yakorerwaga ku musozi yaratuyeho, ndetse n'iryo yakorerwaga ku ishuri. Yiri cyambere cyo nkifite imyaka 2, ibyo ni mama wabimbwiye, ngira ngo n'imvi ngi bituvuga ashobora no kubibwira. Ntabwo nabaga baramprotejaga, nabaga under protection. Hari abantu bari bafite ishyari ntazi, bashaka to sacrifice me, bashaka kunyica. Ibyo ni mama wabinyibwiriye ubwe. Aracyariho, arumva iki kiganiro cyangwa azacyumva, ashobora kubihamya wewe niba babinyibwiriye. Ati icyo bashaka kunyukira niba ari amashyari, niba ari ibiki byose, ibyo ntabwo mbizaho, nibyo bambwiye. Ariko hari n'ibyo nabonye ngiye nkuze. Ngiye njya mu ishuri, nkitangira kwiga ndakana gatoya, ndabizi ko abandi bana barampohoteraga cyane. Barampohoteraga, byabindi byo gutega imicaca, byabindi byo gukubita, byabindi byo gushimuriza imbwa, ariko kandi ugasanga nimo ntahohoterwa n'abana b'imiryango imwe. Iwacu hari imiryango bitaga ibijigo. Iwacu hari ikavumu. Hari umuryango bitaga ibijigo, cyane cyane wari umuryango ukomeye cyane, munini cyane. Nukuvuga umuryango wari umuryango uwa witwaga Abahutu, wari munini cyane. Ndibuka ko ntabwo bakundaga data, ni ibintu byari bizwi rwose. Baramwangaga, bakamuhohotera, ndetse n'igihe bigeze gushaka umukubita turi kumwe, ndabyibuka ndimo mucungira igare, nuko haza kugoboka undi mugabo ndabyibuka ibyo ngibyo. Nari ndi mutoya, nigaga nko mu mwaka wa 5 wa 6 bityo. Icyo nzi cyo nibuka nanone nuko igihe rero abo babyeyi bo bakuru bahohoteraga data, igihe abana babo baranyikomaga. Ndibuka nk'umugabo wahoze ategeka iwacu witwaga, yigeze kuba burugumesitiri, ubundi aza kuba mwarimu. Ndibuka iyo nkubita, nasibiye rimwe mu ishuri rye gusa anyigisha. Iyo nkubita yarambwira ngo iki cyana cyo kwa kanaka, akavuga iki cyana cyo kwa kanaka, iki cyana cyo kwa Rwama, iki cyana ngo ibyo ni ibintu byari bizwi. Noneho ngeze aho ngaho, namenye ko data bamwanga, ndetse hari n'ibyo byigeze kugera nkajya mwihakana, mvuga ko atari data, kubera ko umuntu yari yarambwiye ngo hari umukecuru twari duturanye yitwaga Christiana, ngira ngo yari yarambwiye ati mujye mwitonda batazabagira nkaso. Numvise ambwira iryo jambo, kandi nanjye nzi utuntu tumwe kuko data yabanaga n'abandi. Ngeze aho ngaho nkajya rimwe na rimwe mpakana ko ari data. Iyo nageraga imbere narabihakanaga rwose, bambaza isoni. Nigeze kwica inzoka ngiye ku ishuri, ndabyibuka nari mutoya, nsanga hari ahantu hari inzoka byazindi bita ngo ni ari inshira, nizo bita mu gifaransa ngo vipère yama. Iyo nzoka yakundaga gukanga cyane cyane abana bacaga aho ngaho. Narayishe ngiye ku ishuri, maze kuyica hari umugabo wahingaga hafi aho ngaho,
uwo mugabo ndamwibuka nawe wigeze kuba konseye ahantu ibiti gati yitwaga Muhire Gerard. Maze kuyica araza arambwira ngo wakana ngura akagabo, aranshimira. Nuko kunshimira anjyana iwe ansogongeza ku kigage cyari kiriwe ndabyibuka. None haza kumbaza ngo so ninde, kubera ko nari naramaze kumenya gutandukanya nkurikije bagendaga bavuga ngo kandi karekare nagatutsi, ngo uyu ni mugufi n'umuto. Nari ntangiye kumenya umuhutu n'umututsi. I'm very sorry to say like this. Mu buhamya ntangana ibintu byabayeho. Ubwo ngubwo nasanze namubonagamo umuhutu. Noneho ndamubwira mubwira umuntu w'umuturanyi wacu ko ari we data, nawe nari nzi ko ari umuhutu. Nanga kumubwira data kuko nari nzi ko nimubwira nshobora kubizira, nivuga data nari nzi ko ndi bushobore kubizira. Mu mutima wanjye niko hambwiye. Impamvu imwe gusa yitwa ivangura yatumye Rurangirwa Darius acikiriza amashuri. Ubuzima bwendaga nko guhagarara, ariko by'amahirwe abona akazi ko kuzenguruka mu misozi myinshi mu Rwanda mu mushinga wo gukwirakwiza amazi mu bice by'icyaro. Begeje gushaka abantu ngo bajye gukwira babandi bakwirakwizaga amazi mu amazi meza mu turere mu misozi. Hari ikintu cyitwaga ngo ni AIDER. AIDER mu gifaransa bavuga ngo Association Internationale pour le Développement Rural. Iyo nayikozemo nzenguruka mu misozi hirya n'abandi dukwirakwiza ngo amazi. Noneho icyo gihe nabanaga n'abantu baturutse nk'ariya za Butamwa, baturutse baturukaga mu mirenge myinshi, mu tugari twinshi. Ariko ndabyibuka njya gukora icyo kizamini nahuye n'ingorane already ngiye kugikora. Bari banze no kunyakira, ariko aho banyakiriye abo twabanaga nibo ntibatinyaga kubimbwira. Kuri bo umuntu w'ikibungo cyane cyane wese yabaga n'umututsi. Akagatutsi k'ikibungo karadukoramo iki. Ndibuka turi ahantu biti Kabgayi dukorera muri prefecture yitwaga Gitarama. Twajyaga tujya kugura ubufu ahantu ku gasozi kari hari hakurya y'Ikabgayi uciye hahoze Trafipro. Noneho abantu twabanaga twari turenze 10. Rimwe na rimwe barambwiraga ngo wowe aho ngaho twajyaga kugura ubufu. Yari umupfakazi w'umugabo witwaga Ruyenzi. Ruyenzi ni umuntu w'umututsi wari uzwi cyane aho ngaho Kabgayi. Aho twabanaga barambwiraga ngo nkawe ngo kuko twararyamanaga twese mu nzu imwe, bakambwira ngo byakabaye byiza ngiye kuryama kwa Ruyenzi. icyo babaga bashaka kuvuga ni ukuvuga hariya nabaye ahandi hantu muri komine yo bita Taba icyo gihe na Kayenzi. N'abaturage bamwe na bamwe ntibatinyaga rwose no kumbwira bya bindi mu biganiro muganira nk'ubu ngubu tuganira, bakambwira ngo tuja kujugunya muri Nyabarongo. Rwose bakabivuga gutya ku mugaragaro, ukumva nta n'isoni zo kubivuga ziri bifite. Icyo nibuka nuko hari umugabo wategekaga, niba ari Simoni niba ari Sebushije, wategekaga ahantu yaratuye ahantu hitikirwa. Yewe yarankundaga kuko hari abutwana yari afite. Ndumva yari afite umwana witwaga Garikani. Twajyaga dukunda gukina tugenda ku igare dukora ibyo bita trial, ibyo byo gusimbukisha igare twigana abazungu. Icyo gihe bo basimbukishaga amapikipiki, ariko nabonye n'ubu ngubu hari abana basigaye bafite amagare asimbuka. Uwo mwana twajyaga dukunda dukina n'umupira n'ibiki byose. Akabona ngo turangana, ise yabonaga ngo tungana, arambwira ati wa mwana we, ndabona uri umwana mwiza ukunda kubana n'abantu cyose, kujye witonda, hano habaye ibintu byinshi. Iryo jambo yararimbwiye, kandi hari muri za 80 na kangahe ngira ngo na 2 cyangwa na 1 simukanze. No kuvuga ko ihohoterwa mu izina ryo kumva ko uri umututsi hamwe uri umunyabuganza ni ihohoterwa ryawe higiye kirekire. Ikigarama ahantu bita Ikigarama hari umusaza wikaga Mukenda, mwibuka yaratuye ahantu bita Musya. We yaranyibwiriye ati mwana wanjye, kuko nakunda kuganira n'abana be nawe, we yari yarahohotewe muri 59 ahantu yakoraga. Yambwiye ko yakoraga inkwavu muri 59, yakoraga muri za mine akiri umusore. Yarahohotewe cyane igihe bicaga cyangwa birukanaga Abatutsi. Yarambwiye ati
mujye mwitonda abana banjye njye n'abakobwa be yaratubwiye mujye mwitonda dusohoka kuko twasohokaga tugiye gutembera nko mu misa cyangwa se habaye nk'umunsi mukuru tukagenda nk'abavandimwe yarambwiraga ati mujye mwitonda ibyo batangiye ntibarabirangiza. Darius akurikije ibyo yagiye abona mu myaka itandukanye yemeza ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe kandi umugambi wayo ugacurwa igihe kirekire. Mu ngero nyinshi zigaragara mu gitabo cye hano agaruka kuri rumwe gusa. Hari igihe mu Burundi higeze kuba ibintu ngo iyicwa ry'abahutu, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo byarabaye, ahantu bita mu makomine bitaga Ntega na Maranga i Burundi. Ntega na Maranga ribaye ni ukuvuga ngo abahutu barahohotewe baricwa, noneho imirambo yabo ikagijugunywa muri Ruvu bica mu Kagera igenda nk'uko nyine ari umuco w'abantu bamwe gucisha abantu muri Nyabarongo ngo icyo gihe abategetsi b'u Rwanda bajyaga kureba iyo mirambo, icyo bitaga rendre hommage aux frères Hutu. Abategetsi b'u Rwanda bavaga hano i Kigali no mu makomine yose bakajya kureba iyo mirambo. Njye nakoraga kuri hoteli y'Akagera, icyo gihe hari hagana ngira ngo muri 1985 cyangwa 86 simbyibuka neza bambabarije kuko there was no reason for me kugira ngo ibyo bintu bigire. Ni ukuvuga ngo hari umugabo wategekaga Peshori nawe wambabarire niba hari amukomokaho bambabarire ndamuvuga kuko yitwaga Rafael icyo nzi cyo yategekaga ikigo cy'uburobyi cyahariye ku Kagera, akaba ari nawe wari ubita umukuru wa serire spécialisée. Hari serire spécialisée eshatu, hari serire spécialisée y'Akagera y'abakozi bo kuri hoteli y'Akagera nakoragamo, hakaba na serire spécialisée yabo bita abakoraga icyo bitaga ORTPN, Office Rwanda du Tourisme des Parcs Nationaux, hakabaho n'abakozi ba serire spécialisée y'abakozi bo muri pêcherie yo ku kiyaga Kihema. Noneho uwo mugabo kubera ko yari akunzwe cyane n'ubutegetsi bwari buriho, niwe wari responsible of those three izo serire eshatu niho zikekaga. Umunsi umwe yaje muri kantine y'Akagera ndabyibuka, niba hari n'abantu bakora ku Kagera iki gihe bakiriho ndabazi, hari abahari nk'umugabo ukora hariya kuri Eugene Rudasingwa yabisubiza yamvuguruza ndamutse mbeshya barahakora ndabizi, ambabarire ko bamuvuze nuko mukunda nagira ngo namusohoze. Icyo gihe yaraje uwo mugabo Rafael azana n'abahungu b'abarobyi bamugendaga inyuma nk'aba bodyguards, arazaza muri kantine y'abakozi nari ndimo abagurira inzoga, arangiza arababwira ngo babyine indirimbo yakoraga campaign ya Habyarimana. Icyo gihe Habyarimana yari mu matora, iyo ndirimbo yitwaga ngo nyiramatwi wumva umbera umugabo and that, bagakoma mu mashyi. Ngewe nkabireba gutya ndanga gukoma mu mashyi, donc I was not interested in. Yaraje amagarara imbere mu maso amvundereza amacandwe, arambwira ijambo rimwe n'ubu ngubu ntazobora kwibagirwa. Arambwira ngo ibyo murimo mukorera bene wacu, ubwo yambwiraga abahutu b'i Burundi Ntega na Maranga, ngo namwe iminsi yanyirabaza. Iryo jambo yararimbwiye ahita abwira ngo bose barenze 70 ingahe bashize barandi bata, ndongera ndavuga ngo niba hari umuntu wakora ku Kagera kuri icyo gihe ashobora kuzana akabibabwira, kandi barahari muri ubu buzima bahari. Abantu batanu batabigiyemo, hari n'amakana k'agatutsi kavuka muri komine yo bita Muyira yapfuye muri jenoside, n'umuhungu twakora kuri SBC twa Kayitaba Modeste bamwishe muri jenoside yaratuye hano ku Kicukiro. N'abandi bana bane abantu nka batanu bari kumwe na Rafael bitondaga hari bo bari bemeye hari bo kubyina. I'm very sorry, bandeberaga gutya kuko nta buryo bari bashoboye bwo kuntabara. Nibo bagezeho baramukomanga hari baramubwira bati abasiriki wirovye. Ibyo byambayeho ku Kagera aho hari muri 85 na 6 nibyo nibuka kuko je navuye mu Kagera muri 87.
avuye gukora mu Kagera yabonye akandi kazi ko gukora muri hoteli. Ni akazi yari ahawe n'umupadiri wari inshuti y'umuryango we. Aka ntabwo yagatinzeho, yagerageje amahirwe yo kujya kwiga muri Sudani, ariko ntiyatindayo, agaruka mu Rwanda mu 1990. Iki gihe ibintu byasaga n'ibitangiye kumera nabi. Cyakora yagize amahirwe abona akazi ko gukora muri hoteli izwi cyane hano mu Rwanda, Chez Lando, imwe mu zari zikunzwe cyane muri icyo gihe. Ubwo yazaga gukora kwa Lando nibwo urugamba rwo kubohora igihugu rwasaga n'urutangiye. Kumva ko abari bariswe Inyangarwanda bashoje urugamba byari bigoye ku Batutsi bari bari mu Rwanda. Bamwe barishwe, abandi barafungwa bitwa ibyitso by'inkotanyi. Iki gihe Rurangirwa Darius waje kwitwa Jabond kubera ubuhanzi yafunganywe n'uwari shebuja Lando. Mu bakozi bakoraga bageraga nko barengaga n'ijana, ni ngewe na Lando n'umukobwa witwaga Jeanne Rutanga twakora kuri reception, nitwe bafashe barafunga muri 1990. Turi ibyitso by'inyenzi. Dore bamfungiye hariya Igikondo kubera ko abantu bashyiraga kuri brigade y'Igikondo ngo bari abantu bari very dangerous. Bashyiragamo abantu ngo bamwe ngo nkabigaga, abakoraga muri za ministries, abanyeshuri nyine bo muri za ntuzi universities, abanyeshuri bise abantu babona ngo bitaga ngo ni mu Gifaransa cyabo ngo bari intellectuel b'Abatutsi. Abo ngabo nibo bajyanaga hariya, barimo ba Sisevariste, barimo ba donc abo ngabo b'abacuruzi n'ibiki, bise abantu bazwi bashobora kugira influence ku baturage, bari dangerous, nibo bashyira hariya Igikondo. Narindi Igikondo, nahamaze iminsi igeze kuri 6. Inkotanyi zakubise ku itariki ya mbere, ku itariki ya kabiri batangiye gufata abantu, ku itariki ya gatatu buhoro, bari ku itariki ya kane nibwo noneho bakoze ikintu kimeze nka comedy muri uyu mujyi, bararasa ijoro ryose, bukiye mu gitondo rero bafata abantu barafunga, bamwe babajyana kuri stade. Ibyo ni ibindi genda vuga ibindeba. Giyewe rero banshyira hari Igikondo, ndabyibuka ko Igikondo abantu bapfaga bicwa n'inzara, bari barafashe umugambi wo kutwicisha inzara. Nta burenganzira bwo gusurwa twari dufite, nta burenganzira bwo kunywa amazi twari dufite, uretse rimwe twigeze, ndabyibuka rimwe twigeze gukoranya udufaranga duhereza umujandarume witwa Gitora ngo agenda tuzanira imineke. Twari benshi mu gaserire kamwe kagombaga kujyamo nk'abantu nk'10-20 gusa, twari turimo 60. Twaryamagamo nk'amasamake mu kintuze mu gikarito. Bamwe baryamaga hejuru y'abandi, abandi gutyo noneho hari umuhungu umwe wigeze mu gitondo ari hagana amasaha 11 yishwe n'inzara, kuko uyu muntu agiye kwitwa n'inzara atangira kurya imyenda gutya agasaragurika n'ibiki byose. Uwo nguwo yaragiye, sinzi muri uko gusaragurika kwe, aragenda akubita urugi, umujandarume araza avuga ngo ndashaka amazi, tukagira ngo barakingura, tukagira ngo bagiye kuyamuha. Ese bamurasa ako kanya, twita twumva twese ko nta kundi tugiye gupfa. Iyo asobanura ubuzima bw'iminsi 6 bubabaje cyane bwo muri kasho, araturika akarira. Gupfira mu maboko y'abajandarume bari babarinze byarashobokaga cyane. Umva nawe ahubwo byarabaye, hari n'abapfuye. Kugira ngo wumve ibyahaberaga, hari igihe imvura yatubeshye ngo igiye kugwa, turwanira ku idirishya kugira ngo dushyiremo amashati yacu, twaryamagamo, twabiremo ibyuya kugira ngo niburi imvura inyagiye tonyangira, hanyuma tunyunyuze ishati guri. Twese turwanira kuri iryo dirishya n'imvura nayo ntiyagwa, kugeza ubwo hari umuzungu witwa André Pico, kuko naje kumenya nyuma, yategekaga Seise Croix Rouge muri Nairobi, ariko akaba ushinzwe n'u Rwanda. Yaraje tugiye kubona tubona haje umuzungu ari kumwe n'abantu nka 3-4 b'Abanyarwanda, tumutungira urutoki inyuma, kuko niho bashurgunyaga imirambo y'abantu bapfaga buri munsi. Ariko banze ko bajya kwireba, nuko icyo gihe ajya gusaba Ministry of Justice of Injustice, I'm very sorry, kugira ngo barebe ahantu batujyana, badushyire nibura banatwandike. Iki gihe twaregwaga iki?
icyo bitaga mu gifaransa atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ni ukuvuga nababyita ngo iki mu kinyarwanda ra ni nko ababyumva babyumvise, mbese ni nko ibintu bijyanye n'umutekano w'igihugu n'ibiki byose wahanishwaga igihano cyo gupfa. Ni ukuvuga ko kutwica bari baraciriye urubanza buriya, donc byari ugupfa. Icyo kintu ndibaza ko umutegetsi w'icyo gihe adashobora kubihakana kuko ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Gihe rero nyuma bamaze kutujyana muri za gereza, banjyanye muri gereza hariya aho bita 1930, gereza yo ku Muhima, nuko bazoheza ngo komisiyo yo kureba ngo abantu bazima batiyakoze ibyaha, ariko iyo badufataga badukubitaga mu bitugu, hano mu bitugu za ntuze zabo, kugira ngo noneho bazaturege ngo twikoreye imbunda. Umuhungu witwaga bo bitaga Rutuku Bizumuremyi, wari iri muri niwe warukaze cyane, yari umujandarume mubi cyane, ambabarire, yari umujandarume mubi cyane, yakubitaga abantu yica, akubita ubufuni mu mavi, akubita ibyo byose abantu. Noneho ngewe muri komisiyo hari umuntu ngewe bavuze ngo nayikoreye imbunda, ndavuga nti na kapitene yari komanda Rutayisire icyo gihe yari ahari bankubita, ndamubwira nti mbwira komisiyo nti umugabo wankubise ahantu bavuga ngo ni kuri mbona n'uyu nguyu. Komisiyo irarebana, ikimwaro kirabica, barandekura. Ariko bongera kumfatira hano uwo munsi, bamfatira hano aho bitaka kuri peyaje, bansubizamo. Noneho Rutuku inso nyongeye gusubira imbere ya komisiyo, awundi Rutuku arivugira ubwe ngo ubwo twakurekuye ngo abaturage bakakugarura ngo nta kindi kimenyetso gihari uri Inyeza, ngo jya mu bandi. Nuko nguko nagiye, noneho rero batujya banjyana muri gereza y'Inyanza. Gereza y'Inyanza naragiye nkora yamye amezi yose yasigaye kugira ngo bibe amezi 6, kugeza ubwo nafunguwe kimwe n'abandi batapfuye. Amasezerano ya Nsere, Inkotanyi zagiranye amasezerano hagati amasezerano hagati y'u Rwanda n'amasezerano n'Inkotanyi icyo gihe. Umwaka mubi kurusha indi yose mu mateka ya Jenoside ni 1994. Umugambi wari ugiye gusozwa, abicwa bari bashyizwe ku mpapuro no ku rutonde. Darius mubi imbere bagombaga guherwaho. Indege imaze kugwa mu gitondo, abantu ntibagombaga gusohoka. Nigire dusa ntabwo twasinziraga, twese twabaga tugize gutategereje kiri buze, kuko inama twavuze bakarabaye buriya. Noneho icyo gihe ndabyibuka imodoka yarazaga mu gitondo saa moya, numvaga imodoka ihinda igahagarara, tukumva pu ikongera ikademara ikagenda, kugeza ubwo bageze wapi hariya mu Kiyovu ku mugabo witwaga Didas. Baraza ubwo abantu abo twari kumwe bose, abana bari bihishe mu nzu. Ngiye mbonye abajepe, ngira ikintu kimeze nk'ubutwari, sinzi niba ari ubutwari, sinshaka kuba intwari mu bintu mu maraso nkariya, ntabwo ari ubutwari nshaka, ndi intwari mu mutima. Ariko icyo nzi cyo narababwiye nti nagize akanyabugabo ko kubasanga bari inyuma y'igipangu, genda imbere y'igipangu. Ngira ndababwira nti muri muretse ngiye kuzana urufunguzo, kuko bashaka kumena. Ndababwira kumena igipangu, ndababwira muri muretse ngiye kuzana urufunguzo mbafungurire. Yebwo rero nangaga ko baza brutally kugira ngo barase, mpita ndirukanka, sinari ngiye kuzana urufunguzo mu by'ukuri. Naragiye mbwira abari barimo, muzirabwira mwihishe. Ushoboye kwihisha yihishe, ushoboye kwiruka yiruke, ushoboye kugira akora ibyo ashoboye. Noneho abana batangira kwirukanka, abantu bari muzi batangira, ababishoboye batangira kwirukanka. Ngiye ubwo ariko nkebutse gutya, babahungu batangiye kurasa, basimbutse igipangu, batangira kurasa nko gutya. Noneho ngiye simbuka igipangu, simbutse igipangu, ariko sinirukanka ngo mpunge, ahubwo nahise mbunibuye kibuye kinini, ndagihirika nkegereza urukuta, kubera hari umwana yapfuye ejo bundi sibuvuze, yari yananiwe kurira igipangu, umwana w'umukobwa. Ubu bandashe mpagaze ku ibuye, muhereza akaboko ngo mukurure. Umutwe wanjye umeze gutya hejuru y'igipangu, nkaho barashe umutwe bagira gutya. Bicana bitwara kano kantu urabibona, ntagahari. Noneho amaraso antonya hano mu maso, nibwo nahindukiye. Urabona iki ngiki ni isasu bashakaga mu bihaha
inyuma rifata hano. Rwari urugendo rubi cyane. Jabondi yirukaga atazi yagiye, amasasu na grenade mu bitugu bye, abasirikare bamuhiga bukware, abandi bamuvugiriza induru. Abaturanyi nta wari ukimwitayeho, yirukankaga ameze nk'urorongotana. Ndagenda mbona inzu ikinguye, urupangu rwari rukinguye, ninjiramo. Nta muntu nabonagamo, ninjiramo nsunika urukuta. Nako nsunika urugi rw'inzu, ninjiramo. Ngezemo nsangamo umwana w'umukobwa ntongeye kubona. Uwo mwana w'umukobwa yarambonye, ahita ampisha muri bathroom, afata igitenge cye. N'umwana w'umukobwa ufite imyaka 17, ntabwo muzi. Afata igitenge cye, niwe wari uri mu nzu wenyine, ku buryo nabonaga ari uri mu nzu wenyine. Afata igitenge cye aragica, ampambira hano. Amaze kumpambira, babandi intera abari kuri bariyeri bahita bose bavuza induru, birukanka inyuma bakurikira amaraso, bansanga baraza bagota urwo rugo narindimo. Bamaze kurugota, mu nzu numva ijwi, nge nari nzi ko ndi kumwe n'uwo mukobwa gusa. Numva ijwi ngo uwo muntu mubwira asohoke, kuko basakuzaga bavuga ngo mubwire iyo nyenzi isohoke, nidasohoka inzu turayitwika. Ndavuga nti noneho karabaye, baranyishe. Ubu nta kindi, ntangira kurira. Amarira narayagize icyo gihe by'agahinda. Noneho umukobwa nawe, twembi tugiye n'uwo mukobwa turarira. Umukobwa ageze aho, ababyeyi barongera, nahise numva ko hari ababyeyi nabo bihishe, bagomba kuba nabo bariyumvagamo ubututsi. Bariyumvagamo ubututsi. Noneho uko byagenze nuko nge nageze aho ngaho, bakomeje kumubwira ngo sohoka, ngo namubwira sohoke. Genda avuga reka nsohoke, mbwira umukobwa nti reka nsohoke. Noneho ndasohoka, ndagenda, ngeze muri salo, kuko umukobwa cyakora yaramubwiye ati Imana ikurinde. Iryo jambo nararyumvishije. Ngeze muri salo, nabonye imihoro n'amacumu imbere y'umuryango. Nibwo bwamenye nagize ubwoba. Muzi intebe zo bitaga ngo nsheze moderne z'amaguru ane gutya. Narabarebye nshaka kwihisha munsi yayo, ndanga no gukwirwamo. Ndabyibuka basunitse urugi, ndasohoka, mvuze urusaku nk'urw'umuntu wasaze. Ndibuka ko nabwiye ngo ntimunyice. Ubwe yiyumvaga nk'uwamaze gupfa. Kurokoka ntabwo yari akibibara rwose. By'amahirwe abajandarume yajyaga agurira ka manyinya, nabwo mu rwego rwo kwigura, yabasanze kuri barrière. Babaye nk'inzira yo kumurokora nubwo batari babizi. Ikiguzi cyo kumugeza muri Seychelles ni 20 by'amanyarwanda. Banshyira imbere, banjyana ku irembo. Ku irembo hari noneho abantu benshi, harimo n'abasirikare 4. Ndabyibuka mu mara w'abasirikare harimo umwajida, niwe wari chef. Arababwira ngo ni mu mujyane, abereka aho izindi ubwo ni inyenzi, ngo nimurangiza mu mwice. Iryo jambo yararivuze. Hari umugabo ejo bundi bambwiye ko akiriho kandi atuye hano mu Kiyovu. Hari umugabo nawe nongere mvuge wiyumvagamo ubututsi, we yari yahunze urugo rwe kugira ngo batamwica, nawe yivanga na rubanda rwa Giseseka. Uwo mugabo navuze ko nzajya no kumushaka. Yashatse kundokora, yaravuze ati uwo muntu ndamuzi. Avuze ngo aramuzi, barahindukira bamureba gutya, umuzi. Ahita nyororoka arigendera. Banshyira imbere, baranjyana bangejeje kuri ya bariyeri naciyeho. Nibwo nahasanze abana baravuga bati ubwo bagiye kwicwa, ngiye kwerekana ngo izindi ntazi n'ibiki byose. Barambwira ngo ntazi aho ziri, by the way, kuko zari zihari izo nyenzi. Ndashaka kuvuga ko abasirikare b'inkotanyi bari they were fighting somewhere. Big up even. Noneho ngewe ubwo nibwo navuze nti, ngeze kuri bariyeri mpasanga abana batangira kuvuga ngo sava bamurashe, kuko abana banyitaga sava kubera iki? Barankundaga kuko nakoraga kuri CSR, rimwe najyaga mbazanira za biscuits na za sweets bakarya, bakankunda, banyita sava. Baravuga ngo sava bamurashe. Noneho hakaba hari n'abajandarume bakora patrol as them say. Aba bajandarume bajyaga baza kunywera mu kabutike ko mu rugo. Rimwe nabajyaga mbagurira n'inzoga, kuko twaguraga inzoga twigura, ibyo nta wabitindaho. Umuntu yaguraga inzoga yigura, umujandarume kurya, tukashaka ubushuti ku bajandarume kugira ngo ube sure that you are at least secured.
noneho abo bajandarume barambaza ngo byakugendekeye gute, ndababeshya ngo nari ndimo gukorera Croix Rouge, ngo ntabara abantu bamwe na bamwe bagiye bakomereka n'ibiki byose, ngo noneho isasu bene bya bindi bita balle perdue ngo ringwa aho, nanze kubabwira ko narashwe babwira ko ari accident yabaye, ndababwira nticyakora mu njyane kuri brigade, noneho mumbabarire mumpe telefone kuri Croix Rouge baze kuntwara. Bajandarume barankundira baranjyana, kuko ndahamya ko mu minsi ya mbere y'iraswa ry'indege ya Habyarimana abajandarume bamwe ntibari bazi birimo bibi, nta oda bari bafite, niko nabibonaga. Baranjyanye bangezayo kuri brigade, telefone witwa Philippe Gayari wategekaga Croix Rouge. Philippe Gayari ndababwira muze mu ntwari dore nakomeretse batashwi, natwe ndusubira gusohoka n'imodoka zacu, nuko noneho ndamwinginga noneho basi babwire aba bajandarume nibura ntibanyice cyangwa se bandekere hano, kuko nsohotse ngiye hanze nakwicwa. Ngira amahirwe arababwira ngo uwo muntu wacu ngo muhamisha aho ngaho ngo muturindire tuzaza kumuzana, ariko nta wigeze aza. Ukuvuga rero ngo byageze hagana mu masaa 8, ubwo genda kuva saa moya under that kind of pressure, ndiruka hirya no hino gutya. Barambwiye ati twebwe nituva hano abaza kudusimbura barakwica. Bati noneho kuko nabo bari batangiye kumva, barambwira abo ngabo bari bashinzwe kundeba, barambwira ngo mwatwiciye perezida, ngo twe ntabwo tukwica, ngo ariko abaza kudusimbura barakwica, ngo ibyiza nuko wagenda, kuko bari bazi ko ningenda nyine ndi bupfe, kuko nta muntu wagendaga mu muhanda. Ngira ndagenda sohoka kuri brigade hariya ku Muhima, hano ku Gasoko, aho bita ku Gasoko cyangwa kuri secteur hano mu Kiyovu, hano kuri péage. Ndasohoka ngenda nerera mu muhanda nyine, nkubitana n'akana umugabo ntazi unanutse, basaga nk'umututsi bitewe uko babishushanije ko umututsi agomba kuba ameze, bambabarire ababyumva. Noneho uwo mwana arambwira ngo wowe ngurakora iki mu nzira wenyine, ngo ntabwo uzi ibirimo kuba. Ndamubwira nti ndabona harashwe n'ibiki byose. Ati nta soni. Nuko aramperekeza, ndamubwira nti mperekezo njyane ku muhungu witwa Garamberi, kuko twari tuziranye, yaratuye hariya mu Kiyovu. Umuhungu witwa Garamberi yakoraga kuri Mirikori, nari umutaximan. Uwo muhungu hari hashize iminsi mike ambwiye, duhuye mu nzira tugenda mvuye ku kazi, arambwira ati hari mu masaha moya, arambwira ati wowe uragenda iki gihe wenyine mwibarabara. Harashise icyumweru abimbwiye ati bashobora kukwica. Rwose yari nukuvuga ko yarazi kubwo bwicanyi buriho, kandi yari amaze kubimbwira imbere y'ihanuka ry'indege ya Habyarimana, yari yarabimbwiye. Nuko umuntu aramerekeza ngeza ku muryango we, ngira ngo ndahahungira, ariko arambwira ngo nguje hano baduteza ingorane, ngo genda. Aranyirukana umuhungu Rambere. Icyakora yampaye namubwiye basi mbabarira none, kuko wa muntu wampamagaye wamperekeje naye namwemere ko ndumuha amafaranga 2,000. Yanamuhaye 1,000 nicyo sinzi ko nakibonye mu mufuko, kuko turi dufaranga nari mfite nanudusize mu rugo mpunga. Uwo Rambere nari musigaye nagomba kumuha ikindi 1,000, ndambwira Rambere ntibasi impera uyu muhungu cyo giho. Akimuha rwose n'ibyishimo byinshi, ambwira genda. Nkebutse mu marido y'imizi yabo nsambona abakobwa babiri bo kwa wa mugabo witwa Ngunda, bari bamaze kwica umugabo witwa Ngunda twari duturanye. Ngunda dore abatuye hano mu Kiyovu, hano munsi ya péage baramuzi. Ngunda bari bamaze kumwica mbere yo kuza kwica iwacu. Icyo gihe ndagenda, nyuma b'abakobwa baza guhungira muri CSR Mpakora, nibo baje kumbwira bati burya waragiye Rambere atubwira ko utari burenge iminota 5 utarapfa. Nuko noneho ndagenda nza gukubitana n'abandi bajandarume bari muri patrouille, ndababwira nti nimwe nashakaga, baturadushakira ikintu, ndashaka kujya kuri CSR dore nakomeretse n'ibiki byose nakoraga. Nongera ndababeshya, barambwira baturaduha amafaranga, mbemerera amafaranga 20 ntafi. Barambwira badaduhangaye, ndababwira mfite amafaranga 20 mu biro byanjye kuri CSR, nimungezeho ndabiba, ariko ntayo nari mfite, singiye kubeshya. Icyo gihe hari na murumuna wanjye, ninjye nari naramuhamagaje kubera hari anashaka kumusabira akazi, nawe yararimo nshakisha aho hose turakubitana. Nuko baraduherekeza turi babiri, ariko bakajya bagendera inyuma yacu kure, tugeza hariya kuri Sopecya, ndabyibuka Sopecya duhura. Hari imodoka yari irimo abahungu babiri babandi bo bitaga ngo nabajepe, bari bambaye civilian. Barabaza ngo abantu ni bande mu bajyanye he,
nuko abajandarume bacyakora barababwira ngo dufitanye ngo bafite aferi iwacu, kuko abandi bashaka ngo dushyira mu modoka yabo ngo batujyane. Ubwo urwo narwo tuba turarurenze, njye na murumuna wanjye baratujyana batugeza wabandi batugeza muri CSR. Philippe Gayare ariha amafaranga 20,000, nari nababwiye nti aba bamperekeje nabemereye amafaranga 20,000. Philippe Gayare arayabaha, aracyariho hariya mu Busuwisi muri Vale. Icyo kintu wamubaza, naguzwe amafaranga 20,000 ngewe. Mu buryo bwihariye, Jabondi arababara cyane uko atekereje amateka y'ibyamubayeho. Urwango no guhigwa bikaze bigize igice kinini cy'ubuzima bwe. Nubwo yahizwe imyaka myinshi gutya, ariko ntabwo yigeze abona ubwoko nk'ikintu gikomeye cy'ingenzi mu buzima bwe cyagize abanyarwanda ahantu heza. Yewe mbona mbere y'uko aba mu Rasta, kuvangura ntibigeze bimurangwaho. Rurangirwa Darius ntabwo akemera kwitwira izina cyane, uretse gusa ko ari ikirango cye cyanditse mu byangombwa. Kuri we ahitamo kwitwa Jabondi kugira ngo atandukane n'umuntu witwa Rurangirwa Darius wanzwe, agahigwa, agatotezwa hafi yo gupfa. Nyuma y'imyaka myinshi yumva yarazinutswe uyu muntu wahizwe kuri uru rwego. Ubu ni umugabo wubatse, utunze umuryango munini umukomokaho n'uwakomokaho. Indoto ze ni ugutanga ubutumwa bw'amahoro ahantu henshi hashoboka, byaba byiza amahoro akagera ku isi hose. Uretse gucuranga injyana za reggae zirimo ubutumwa bw'amahoro no gukunda igihugu, Jabondi avuga yuko akwiye no kujya yigisha abantu ibijyanye n'ijambo ry'Imana no kwigisha abantu kuyoboka inzira y'amahoro. Nguwo Rurangirwa Darius wahisemo kwitwa Jabondi, igufa ry'Imana.